Mu mpera z'ikinyejana cya 18 ubwo ni mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 hari mu mwaka w'1901 aho umunyabwenge mu by'ubuzima Raul Steiner wakomokaga mu gihugu cya Australia yavumbuye ubwoko bw'amaraso butandukanye blood group sange. Ubwo bwoko yavumbuye harimo blood group A, blood group B, blood group AB na blood group O. Icyo gihe nibwo gutanga amaraso byahise bihindurirwa isura mu kinyejana cya 19 bigahita biba n'umuco ndetse no kurokora ubuzima bw'umuntu mu kiganga duhereye muri icyo gihe. Ubushakashatsi ariko ntabwo bwigeze buhagarara kuko bwakomeje kugaragaza ko imico n'imyitwarire ya buri muntu ishingiye ku bwoko bw'amaraso yiwe. Ni umushakashatsi Raul Steiner. Nitwa Raul Mukunzi, reka tuganire ku mico n'imyitwarire ya buri muntu dushingiye ku bwoko bw'amaraso yiwe. Uyu munsi kandi nawe ushingiye ku mico n'imyitwarire yawe, uyu munsi wataha uzi neza ubwoko bw'amaraso yawe. Nkuko tubikesha timesofindya.india.time.com, reka tuganire neza imico n'imyitwarire ya buri muntu dushingiye ku bwoko bw'amaraso yiwe. Ikaze muri iki kiganiro wakigiramo uruhare utwandikira utubaza ingingo cyangwa se utubwire igitekerezo cy'ingingo twazaganiraho mu gihe cyacu cyangwa se mu biganiro byacu biri imbere. Iki kiganiro wakigiramo uruhare utwandikira ku rukuta rwacu rwa Instagram Raul Mukunzi, cyangwa se ukatwandikira cyangwa se ugakurikirana ibyo twakoze kuri YouTube channel Raul Mukunzi. Ikaze muri iki kiganiro. Reka dutangire turebera hamwe imico n'imyitwarire ya buri muntu turebeye ku mico n'imyitwarire ya buri groupe sange. Turahera kuri groupe sange A. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A ni abantu bakunda kwitwararika cyane, bakunda amahoro, bazi gufata umwanzuro, bagira gahunda kandi bakunda gukora ibintu byabo ku murongo. Bakunze kugirirwa icyizere cyane kuko bubahiriza promises bagiye baha abandi bantu. Baribwiriza muri buri kimwe, barihangana cyane, ntibakunda surprise kandi muri rusange ni abantu bakunze kuba biyubashye. Bakunze kwihangana, bagira ibitekerezo byiza kandi batekereza cyane mbere y'uko basubiza ikibazo baba babajijwe. Bagira amarangamutima cyane kandi bakunda gukora ibintu birinze inenge n'imwe yabigaragaramo. Iyo bageze mu rukundo bakunda kuba imbata z'abo bakunda kuko barakunda cyane. Bakunze kumva ibibazo by'abandi bakishyira mu ruhare rwabo cyangwa se mu mwanya wabo, bakumva neza umwanzuro bafata mbere y'uko ubabaza undi muntu uwo ari we wese. Ntibakunda imirwano, bakunda ko ibintu byose birangira mu mahoro. Abantu bafite ubwoko bwa groupe cyangwa se ubwoko bw'amaraso bwa A bakunda guhorana stress, bagendera ku mahame cyane, ntabwo bizera umutekano wabo kubera ko bahorana amakenga. Ntibakunda kuruhuka no gutekereza ku kazi bakora, umutima wabo wose uhora ukora, kuruhuka ntabwo babikora. Bahorana ubwoba bw'ejo hazaza kabone nubwo baba bafite ibya mirenge. Bafite umusemburo bita cortisol. Uyu musemburo ubatera kugira amarangamutima menshi. Iyo bishimye barishima cyane, iyo bababaye babara nabwo cyane nk'uzapfa ejo. Bakunda umurimo unoze, bayoborana ubwitonzi n'ubushishozi, byumvikane ko bakunze kuba bayobora. Bimwe mu byamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa A twavuga perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush, ndetse n'umukinnyi wa filime witwa Jet Li, n'undi umunyagitugu wabayeho witwaga Adolf Hitler, ndetse na perezida witwaga Richard Nixon. Imico n'imyifatire y'abandi bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B. Ni abantu bigirira icyizere cyane, bakunda kwinezeza, bazi kubana n'inshuti neza kandi bazi kuba inshuti nziza. Ntibakunda kuba bonyine, bagendana n'ibigezweho, bamenyera vuba ahantu bagiye, kwiyadabuta cyangwa se adaptation. Abantu bo mu bwoko bwa B bakunda kwica amategeko, bagira ibitotsi byinshi n'umunaniro mwinshi, bakunda kwibagirwa cyane, bagira impano cyane ariko ntibamenye gukurikiza cyangwa se gukurikirana ejo hazaza habo. Ubwo inzozi nyine ntabwo bazi gukurikira inzozi zabo. Abantu bo mu bwoko bwa B ntibazi gufata ibyemezo, ntibatinya no kuvugisha umuntu batazi, bakunze kumenyerana n'abantu bashya kubera ko bazi kubana cyane. Ntibazi kuburana cyangwa se kwiburanira,
bemera amakosa yabo vuba, ntabwo bazi kubahiriza inshingano zabo, barikunda cyane, bakora ibintu byabo nta wundi muntu batekerejeho. Iyo bababaje umuntu babifata nk'ibisanzwe bitewe n'ibintu baba baranyuzemo byagiye bibababaza mu buzima bwabo, ku mubiri cyangwa se mu buzima bwabo. Ntiwapfa kumenya neza ukuntu bateye kubera ko bahora bahindagurika. Bitewe n'ukuntu bakunze kuba biyemera, bakunze gukora akazi ko kwamamaza, kuba ba rwiyemezamirimo ndetse bakaba n'abanyapolitiki. Ingero za bimwe mu byamamare byagiye bibaho bifite amaraso ya blood group B harimo nka Jack Nixon ndetse na Leonard DiCaprio. Indi mico n'imyifatire y'abandi bantu bagize ubwoko bwa O, blood group O. Ntibakunda kurwaragurika, biyitaho, bahora basoma ndetse bahora bashaka kunguka ibintu bya buri munsi. Bazwiho kuyobora kandi kuyobora neza. Ntibakunda kwitinya, bakunda kuvugira mu ruhame kandi bagira n'akarimi keza ku buryo gutereta kwabo utapfa kubangira. Bakunda kuvuga imvugirwa ruhame zikomveka kandi abantu benshi barabayoboka, bagira inshuti nyinshi z'abakobwa kuruta izindi. Bakunda kugira impano nyinshi zigaragara kuruta ubundi bwoko bw'amaraso twavuze. Bagira ubwitange mu kazi kandi bakunda umurimo unoze. Bazi neza gukorera mu ikipe kuruta gukorera ahandi hantu. Bazwiho kuba aba innovator, ntabwo bazi gucreate ibintu byabo. Iyo bakiri bato bakwiye kwitabwaho cyane kubera ko byabaviramo kuzavamo kwiyemera ndetse no kuba egoist. Bakunze kuba abanyabwenge, barakazwa n'ubusa kandi ntibakunda umuntu bakosorera mu ruhame. Bakunze kuba abahanzi, abarimu, abakinnyi ba filime, abanyabwenge mu bucukumbuzi, abayobozi b'ibirori MC, abatoza se cyangwa n'abanyamakuru. Ibintu nyine bituma babaho basa nkaho bayoboye cyangwa se bigisha. Bakunze kuba abantu bashinzwe itangazamakuru ku bigo byinshi bitandukanye. Bazi neza kandi bashoboye gukora ibintu byinshi mu gihe gito cyangwa se mu gihe kimwe. Ingero z'ibyamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa O harimo nk'umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth wa kabiri, hakabamo Paul Newman ndetse na Bruce Lee. Ubundi bwoko bw'amaraso blood group AB ni abantu bazi gukurikiza inzozi zabo, bagira ubwoba, bakurikiza amategeko cyane ndetse bakurikira umurongo uba washyizweho n'inzego zibaruta. Ntibakunda umenyera ubuzima bwabo, birinda kugirana ibibazo n'abandi, bagira impuhwe nyinshi cyane, bakunda kwizera imbaraga z'umwuka cyane cyangwa se z'imyuka. Bakunda kugira ibintu byinshi bibashimisha harimo imipira, filme ndetse n'imiziki. Bakunda kwicisha bugufi ariko nabo bagakunda kumva cyane. Bakunda gusoma ibitabo nk'abo mu bwoko bwa O. Barakazwa n'ubusa, barikunda cyane, bagira inzika nyinshi cyane. Bakunze kuba abarimu, abayobozi b'ibigo, abanditsi n'ibindi. Bamwe mu byamamare byakomeye byagiye bibaho bifite ubwoko bw'amaraso bwa AB harimo Barack Hussein Obama, Jackie Chan na John F. Kennedy, uno yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbashimire kuba mwahisemo kudutega amatwi. Iki kiganiro nk'uko nabikubwiye, watwandikira ku rukuta rwacu rwa Instagram ukatubwira cyangwa se ukaduha igitekerezo cy'ingingo twazaganiraho mu bihe by'ahazaza.